mwaramutse neza. Ikiganiro kigufi kigiye guhuza neuroscience nk'uko twigishwa na Dr. Joe Dispenza, wa wundi wakize amagufwa 6 nyuma ya agisida, aho abaganga babonaga yuko bagomba kumukorera operation, noneho kandi ko ishobora gusiga yari amagufwa y'umugongo agomba gusigara ari pararize. Ariko we yaravuze ati iyo operation ntimuyikore, ahubwo aca inzira yindi, aca inzira y'ibitekerezo. Yaje rero gusubira mu mirimo isanzwe, arakira akijijwe n'ibitekerezo. Nyuma mu kazi ke yagiye ashobora kugeza ubuhamya bwe ku bandi, anakora ubushakashatsi bwimbitse ku mbaraga z'ibitekerezo, abona yuko umuntu ashobora gukizwa rwose n'ibitekerezo, cyangwa ashobora no kwicwa n'ibitekerezo, kurwazwa n'ibitekerezo. Niho yaje no gutekereza ibintu bikomeye, wenda navuga ko kundi mujya mubona nk'umuntu bakavuga ngo uriya yabaswe n'ikiyobyabwenge, urumogi, inzoga, abantu bakavuga ngo nibyo byamubaze, ariko we yarabyanze. Yaravuze ati ntabwo inzoga zishobora kubata umuntu, ntabwo urumogi ubwarwo rwabata umuntu. Cyokoze birangira mu bigaragara ubona inzoga arizo zabasa umuntu, ubona koko n'urumogi rwabasa umuntu. Ariko we yaravuze ati umuntu abatwa na emotion. Umuntu abatwa n'amarangamutima, uko yiyumva. Hari ukuntu nashakaga kwiyumva, icyo kintu cyo kwiyumva ukuntu nicyo kibata umuntu, kikaba cyakunyuza mu rumogi, cyakunyuza mu kindi kintu. Ariko kubatwa n'amarangamutima, emotion, ntabwo ari feeling, emotion. Turakomeza rero, murabizi rero twatangiye tuvuga ahanini kuri filozofi ya Spinoza, tuvuga ku Mana. Urabizi Spinoza ni wa wundi werekanye yuko Imana iri demontrable mu buryo buri matematike. Imana yakerekanwa kiriho ugendeye kuri mathematics cyangwa ugendeye kuri geometry. Ni ukuvuga n'ubundi gitabo cya ethique tujya dukoresha dusanzwe tubasomera ni l'éthique démontrée selon l'ordre de géométrie. Kiriya gitabo cya ethics dusanzwe dukoresha, chapitre ya mbere cyangwa igice cya mbere, murabizi kigizwe n'ibice 5. Igice cya mbere kiba kivuga ngo Dedeo ni Kilatini, nk'uko igitabo cyose kiri mu Kilatini kiravuga ngo about God. Tuno dushatse kuvuga, urabizi ko Spinoza yerekanye ko Imana iriho, ariko yerekana ko Imana atari personnel, atari ikintu cy'ikinyabuzima cy'amarangamutima nk'umusaza uri mu ijuru, uri data, ibintu nk'ibyo udufitiye umugambi. Ntabwo ariko yabyerekanye, ahubwo birangira rwose byerekanye yuko Imana ari infini. Ni ukuvuga hanze y'Imana nta kintu na kimwe gihari. Imana ntishobora gutura mu ijuru, Imana ntishobora kugira gute, kuko yo ubwayo ni ijuru. Ni ukuvuga c'est la totalité de toutes les possibilités. Aho rero aho ni ahantu haryoha cyane, Imana imeze nk'umucamanza uri mu ijuru, wandika amakosa, wohereza n'ibihembo. Ntabwo ari we, ntabwo ishoboka. Ariko noneho tukavuga tuti kuki abantu n'abanyabwenge benshi baba bari muri Bibiliya cyangwa mu madini? Ese ibintu by'Imana ya Bibiliya birakora koko? Ese birakora koko? Ko abantu bavuga ibyo bitangaza, biriya bitangaza nibyo cyangwa barabeshya? Abavuga gukira indwara cyangwa iki, barabeshya cyangwa ntabwo babeshya? Abavuga ubuhanuzi nibyo cyangwa si byo? Ubuhanuzi bwo twagiye tubuvugaho, ntabwo tubugarukaho, ariko dukubise tubangura. Urabizi ko ubuhanuzi wahita ububonera muri 3 levels of knowledge zigaragazwa na Spinoza. Knowledge ya mbere ni imagination, knowledge ya kabiri ni science cyangwa logics, knowledge y'ubwoko bwa gatatu, level ya gatatu ni intuition. Iyo intuition rero niyo abahanuzi bakoreramo, ariko noneho bagahita bayivanga na imagination bakagucanga. Intuition ni ukwakira ikintu uko kiri, ukagikurura utakoze rezonoma, ko kundi umutima ukurura ibintu.
umuntu bimeze nka sikaneri, umuhanuzi nawe barimo gukora nka sikaneri, ariko iyo arangije akavuga ngo imana yururutse nasenze, imana irururuka ivugana nanjye, aho ngaho aba atangiye kuzanamo imagination, aba yabyishe. Ariko byibuza icyo aba agiye kukubwira cyo ubwacyo ni imana ubwayo, ni reality imana ubwayo, sibyo? Yaba umuhanuzi yaba umupfumu ntabwo aba yavomye ahandi hantu hanze. Ubwo rero twese tujya no kubitangaza, nko gukira indwara nk'uko uriya Joe Dispenza yakize, nk'uko abantu benshi dufite ubuhamya kuko izi nyigisho twigisha atari twe twenyine, ahubwo ku rwego mpuzamahanga bakoresha buno buryo bwa Joe Dispenza, nk'uko natwe tubukoresha muri basket, tukigisha gutsinda amanota 3 cyangwa free cyangwa lance, icyo bita lance franc. Ibyo byose tukabikoresha tugendeye kuri Dispenza mu mukino wa basket. Ariko noneho turashaka kureba tuti ese mu madini ibitangaza byabo koko birahari, mu madini yose birahari. Ni nayo mpamvu abantu baba bagumayo bavuga bati twahuriye n'Imana, twasoma nk'ahantu hamwe. Reka tubanze duhite duhuza, duhite tujya kuri Joe Dispenza nyine. Joe Dispenza ikintu yerekanye ngo you have to be no one before being someone that you want to be. Ugomba kuba no one, nowhere, no space, nowhere, no time. Ni ukuvuga nta hantu na hamwe uboheye, nta gihe kikuboshye, nta identities zikuboshye. Ukajya muri zone, flow zone. Iyo flow zone irakubwira ni nka yayindi abakristo bakiriramo indwara, bagira ubushizi bw'amanga. Urugero turafata mu gitabo cya Bibiliya, iyi ni Bibiliya ariko yanditse mu Gifaransa, ntabwo nyisoma kuko turi mu kiganiro cy'Ikinyarwanda. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa 2 igice cya 5, ndumva ari nko ku murongo wa 14 kuzamuka kugera 19 cyangwa kugeza 21. Haravuga ngo uhereye none nta muntu tuzongera gutekereza dukurikije amasekuruza, ngo nk'uko twatekerezaga Kristo, ntabwo ariko tukimutekereza ubu. Umuntu wese uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko bituruka ku Mana yiyunze natwe, ikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi, ugakomeza. Ntabwo nshaka kubivuga byose, ariko icyo nshaka kuvuga ngo ibya kera biba bishize. Ibya kera biba bishize n'ibihe guilt, kwiciraho iteka, kumva udakwiriye, kumva ibyiza bitakugeraho, kumva uri ikibazo. Ibyo bintu byose urumva kwa kundi kwa Joe Dispenza akubwira ati ntiwicire urubanza kuko witwaye kera, ntiwishyire hejuru ukurikije icyo ufite, icyo ushoboye, ahubwo jya muri zone ishobora kumanukiramo ibintu byose. Byose ni ukuvuga pure consciousness, la conscience pure. Ujya muri zone ya conscience pure, ukareba zone de possibilité, ukaba ushaka, ugahitamo ushaka. Ni nko kwakira, uhitamo ushaka. Twabonye abantu benshi rero batashoboraga kubwiriza, abantu benshi batashoboraga gushira amanga, ariko bakayashira, ariko bakiriye imirongo nk'iyo muri Bibiliya. Muri magambo usibye ibyo bitangaza bibaye muri mind, iyo bipushinze no mu gukira indwara, benshi barakira, mu bakatolika barakira, mu barokore barakira, mu bayisilamu barakira. Niki ariko ni ikibazo cya mind, ntabwo biba biturutse k'ibyo bavuga bihuye na reality. Ndaguha urugero, hari abantu bajya barota, bari barwaye, wenda bagasenga bakazamura kwizera nk'abakristo, noneho bakaza kurota bakabona Yesu aza yambaye nk'ibyo baganga, akabakorera operation agakora operation cyangwa agakora hahandi bari barwaye bagakira. Ariko Yesu baba babona ni wa mugabo mu mafilime, mu yandi magambo ikintu kirimo kuba ni psychological warfare. Nicyo kirimo kuba. Mu yandi magambo biri hano hasi muri nature, byifashije ya foto kuko niba ashobora
nta muyesu uyu n'uyu uri mu ijoro uza kumukiza oya, ariko ibyo bintu biraba koko bagakira. Urumva ni imbaraga z'ibitekerezo, ni imbaraga z'ibitekerezo. Icyo nkubwiye rero kirashoboka no mu mayisilamu, kirashoboka na hehe hose, kuko haba habaye nka connection ya ya zone ya pure consciousness, na Yesu nawe yaba ari pure consciousness. Agasiba kuba wa mugabo w'umuyahudi wishasiri azira ibi bibazo bya politike gusa bisanzwe, ibibazo bya politike bisanzwe, ariko muri make ibyo bavuga mu madini koko nabyo birakora, ariko nutegereze ko bizakujyana mu ijoro umaze gupfa, aho ngaho ni ikindi kintu. Ariko icyo tubabwiye byibuza ni uko neuroscience igaragaza neza ko ziriya mbaraga zo mu idini zikora, ariko ntabwo ziba zoherezwa n'Imana, zikora iyo gusa wabyemeye. Iyo ubyemeye biragukorera. Ngira ngo hari n'igihe babishyize mu kanwa ka Yesu, baravuga ngo bikubere uko wizeye. Murakoze rero, mwari kumwe na Professor Nowan. Professor Nowan akwigisha yuko ugomba kugira gute kwinjira muri ya zone de possibilité, atari uko uticira imanza, udashingiye ku kintu wagombye gutekereza yuko ushoboye. Nta n'undi muntu uciriye imanza ngo niwe uguteza ibibazo, nta n'umuntu uvuga ngo uyu niwe nzazamukiraho, ahubwo ukabona yuko la conscience pure ari ahantu wakubakira. Ibyo urumva twavanze neuroscience tukanavanga na physique quantique, kuko physique quantique niyo kwereka ko iyo flow zone ari zone ya possibility zose. Murakoze.